Arakoze cyane Pamela, reka tuve mu burasirazuba tugaruke hano muri studio aho twakira Thierry Muragira n'umuvugizi wa RIB. Ikaze muri studio. Arakoze cyane kutwakira. Ikiganiro cy'uyu munsi by'umwihariko turibanda ku mwana. Umwana ninde, uburenganzira bw'umwana, iby'amategeko yemerera umwana, n'uwo murongo turagenderamo. Natangira mvuga ngo mu mategeko umwana ninde Thierry? Urakoze cyane. Uhereye ku itegeko n'ubundi ni naryo dushingiraho kugira ngo abantu babyumve neza. Ingingo ya 3 y'itegeko ryerekeye uburenganzira bw'umwana n'uburyo bwo kumurinda ihohoterwa ivuga ko umwana ari umuntu wese utarageza imyaka 18 y'amavuko. Umwana utarageza imyaka 18 y'amavuko. Umwana agomba kurindwa kuko burya kuba atarageza iyo myaka 18 abafatwa nk'umunyantege nke. Ibi byumvikane neza ko umwana adapimirwa ku gihagararo bitewe nuko areshya, nuko angana, nuko yakuze, nuko yarezwe. Ntabwo ari byo byashingirwaho ugena ngo uyu ni umwana cyangwa se si umwana, ahubwo ikigenderwaho n'imyaka ye. Hari abantu benshi bajya bagwa muri iyi mitego ugasanga yasambanyije umwana, bamubaza ati se bite wowe ntiwabonaga ko ari umwana? Ngo ya, ngo umurebye ku jisho ati ni inkumi, ni mukuru cyangwa ni umusore. Ibyo rero tukaba dusaba abantu ko babyihaharikaho cyane, bumve ko umuntu wese utarageza imyaka 18 aba akiri umwana. Ibi hariho abakunze hariho izindi nyito abantu bitiranya, bavuga umwangavu, ingimbi, ariko ibyo byose ikigomba kumvikana nuko igihe cyose ataruzuza imyaka 18 aba akiri umwana. Iki kiganiro rero twagihuje n'itariki ya 14 z'ukwa kabiri. Ntabwo ari kubw'impanuka, kubw'urukundo. Ntabwo ari kubw'impanuka. Impamvu no kugira ngo uyu munsi hariho bawitiranya. Bakawitiranya umunsi w'urukundo, yego, Saint Valentin, bakawitiranya n'ibindi. Ubu ngubu turaburira abantu bashobora kuba bahawe promesse cyangwa batanze promesse cyangwa basabye promesse zarizo zose zo kwitiranya urukundo. Hariho nko mu myaka ishize wasangaga hariho abanyarwenya bajyaga bagaragaza uyu munsi itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, bagaragaza, ndavuga abanyarwenya, bagaragaza umuntu w'igitsina gabo yirukanka ku w'igitsina gore. Nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri yindi tariki nk'ingi ya 14 nakazaba ari mu kugaruka, noneho ugasanga noneho igitsina gore niwe wiruka ku igitsina gabo, amubwira ati burya wa munsi nahise ntwita. Aha rero hariho abashobora kubafatirana abana bakaba bakoresha ibyaha by'ubusambanyi bashingiye ngo kwitiranya urukundo no gusambana. Turababurira ko atari byo kwitiranya icyo kintu. Ntabwo kwitiranya umunsi w'urukundo n'ubusambanyi ntabwo ari byo. Hariho abashobora kugwa muri cyaha muri uyu munsi, turababuriye rero babyirinde. Ingaruka zishobora kuvamo, ushobora gutangira uvuga ngo nakwereka ko agukunda ukamusambanya, bikarangira ugiye mu munyururu. Cyangwa se nawe ukavuga ati reka mwereke ko mukunda, oya, bikarangira hari izindi ngaruka zivuyemo. Turabasaba ko bihaharika uyu munsi ntibawitiranye n'ibindi ndetse n'indi minsi. Ubwo karagaciyemo gatoya kugira ngo duhuze n'ibihe, kuko akenshi usanga abantu bagwa mu mitego nk'iyo ngiyo iyo habayemo kwitiranya ibintu. Rero turasaba abana muramenye mutitiranye uyu munsi. Bana b'u Rwanda muramenye mutitiranye uyu munsi, kandi ubwo ni ku mpande zombi, baba ari abahungu cyangwa se abakobwa, kuko nibuka ko mu mibare mwatweretse ariho hari imibare minini cyane y'ihohoterwa. Reka turebe gato uburenganzira bw'umwana. Wa mwana watubwiye afite ubuhe burenganzira nk'umwana, nk'umwene gihugu? Uburenganzira, umwana ahabwa uburenganzira n'amategeko, uburenganzira bumurinda kuko ari umunyantege nke nk'uko twabivuze. Wenda uburenganzira bwa mbere twaheraho ni uburenganzira bwo kubaho. Uburenganzira bwo kubaho
busangirwa na buri muntu wese, ariko ujya kuba mukuru abanza kuba umwana. Ni ukuvuga ngo uburenganzira bwo kubaho niwo musingi wa bwa burenganzira bundi buzaza. Ubwo burenganzira butangira agisamwa. Niyo mpamvu buriya usanga iyo hagize ukuramo inda ahanwa, buriya aba yangije uburenganzira bw'umwana. Ababyeyi rero bafite inshingano zo gusigasira, mvuze ababyeyi ubwo ku mpande zombi, ari umumama ari n'umupapa, kuko burya gusigasira umwana uri mu nda bigomba kugirwaho uruhare n'impande zombi. Ari mama umutwite, ari na papa ugomba kugira uruhare rwe rwo kurinda stress uri umutwitiye umwana, akamurinda stress, akamurinda kuko ibyo umukorera byose umwana bimugiraho ingaruka. Umwana rero agomba guhabwa ibimutunga, agahabwa imitunga, akambikwa, agahabwa umuco mwiza, akigishwa, akarerwa, agakura ari umuntu muzima ku mubiri ndetse no mu bitekerezo. Ababyeyi rero izo ni inshingano zabo, kuba igihe cyose wabyaye umwana biguha inshingano yo kumurera, ukamwambika, ukamwigisha, ukamurinda ikibi cyose. Hari uburenganzira bwo kwandikishwa mu gitabo cy'irangamimerere, igitabo cy'irangamimerere. Ubu ngubu hariho nk'abana bajya bahura n'ibibazo ubu ngubu kuko atigeze yandikishwa mu gitabo cy'irangamimerere, kandi igitabo cy'irangamimerere nicyo kigaragaza igihe wavukiye. Mu bintu mu buzima tubaho, mu bintu dukora, mu byangombwa badusaba, icyemezo cy'amavuko kidusaba ahantu hose. Umwana rero igihe cyose utamwandikishije mu gitabo cy'irangamimerere azagorwa no kuzabona iki cyemezo cy'amavuko. Ibyo ngibyo turasaba ababyeyi ko bazajya bandikisha abana babo, ndetse ingingo ya 9 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango ivuga ko umwana wese yandikishwa akivuka mu kigo cy'ubuzima yavukiyemo. Ubu ngubu ngira ngo na gahunda zo kubigira digital, kubigira mu buryo bw'ikoranabuhanga, akavuka bagahita bamushyira muri system, ngira ngo iyo gahunda irahari. Noneho rero umwana utavukiwe mu kigo nderabuzima, burya ababyeyi be bafite iminsi 30 yo kumwandikisha, kandi iyo tubuze ababyeyi, ise yamwandikisha cyangwa nyina yamwandikisha. Nimero gato turi aho hantu ho kwandikisha, mperutse kwisanga mu kibazo mbura ukuntu nyisobanurira umwana wari ukimbaje, kandi n'umwana uhangayitse. Umwana w'umusore yaravutse, yitwa amazina na papa we, ariko papa aza gushwana no bamubyaranye. Umwana atwarwa na nyina. Umwana atwawe na nyina kugira ngo yangishe umwana se burundu, amuhindurira amazina. Ariko ise akaba yarabwiye umuryango ngo umwana w'umuhungu nabyaye yitwa gutya. Umwana ajyanywe na nyina yitwa andi mazina. Kuri umwana ni mukuru, ni umugabo, arishakira, arangije na kaminuza hano. Ejo bundi mu gusubira kwaka imitungo ya papa we, bamubaza amazina. Ab'umuryango bati ntago tukuzi kuko iso yavuze ko witwa gutya. Niba utwitwa gutya ntago uri uwacu. Aho hantu niho navugaga ngo uwo mwana uburenganzira bwe burahagana he. Ubwo byapfiriye bwa mbere aho ababyeyi, naho ndibuze kubaha ingero, aho ababyeyi bagirana ibibazo ugasanga ingaruka zije ku mwana. Mu by'ukuri ibibazo by'ababyeyi mwagiranye bitewe n'uko umwana yasamwe, n'uko umubyeyi umwe yitwaye muri bya bihe byose, ntabwo byagombye kugira ingaruka. Rero ntabwo wagombye kurakara. Jewe ikizina cyo kuba yaramuhindura izina ntabwo mbibonamo nk'ikibazo cyane, nta nubwo icyo ari cyo kintu gishingirwaho kivuga ko uwo mwana yamubyaye. Dufite Rwanda Forensic Laboratory, niyo kamarampaka namuha, nibagende umwana natanga ikirego, la cherche de la paternité, abagihare babapime, ahabwa uburenganzira bwe. Na se nawe, ndetse buriya nubwo ise yabatakiriho, abo bavindimwe, urabona abandi bana se yaba yarabyaye, buriya bamufasha cyane rwose. Bamufasha kuba bamenya ko bafitanye isano, bakomoka kuri se umwe, none uburenganzira bwe bukamye. Kiriya kigo Rwanda Forensic Laboratory gikemura ibibazo nk'ibyo ngibyo, aho abantu baba bagize izo dute. Uburenganzira bwo guhabwa izina, umwana avutse wese ahabwa izina ritari rigenurano, ritari igitutsi, ritari incyuro, izina ridatera umwana ipfuno. Ntabwo wenda ingero twazibona, ariko buri muntu wese yumve ko izina ugomba guha umwana wawe izina ritamutera ipfuno. Kumwita sakabwa
niba hari uhari witwa ko ambabarire ni urugero ntanga, ntabwo ayo mazina nk'ayo ngayo abeme. Igihe cyose rero umwana akuza kumva rimutera ipfunwe, amategeko amwemera kuba yarihindura. Ingingo ya 39 y'itegeko rigena abantu n'umuryango, umwana ntashobora kwitwa amazina yose ya se cyangwa amazina ya nyina, ngo nze mwita amazina yanjye yose cyangwa haba hagomba kubaho itandukaniro. Ashobora gufata irya se rimwe akagira irye ry'umwihariko. Ibyo byose ni ukugira ngo burya izina ni ikintu kinini gitandukanya abantu. Iyo bavuze Murangira Thierry bakaba bazi ko ari Murangira Thierry, ntabwo abana banjye namwita ayo mazina. Hajya hazamo icyo bita confusion. Uburenganzira bwo kumenya inkomoko. Uburenganzira bwo kumenya inkomoko ni uburenganzira bw'umwana bwateganyijwe n'itegeko. Inkomoko mvuga kumenya ise, kumenya nyina, kumenya n'abavandimwe be, abantu bose. Uburenganzira hari ahantu buri kutubahirizwa muri no minsi rwose. Nta hantu ujya wumva umuntu avuga ati umwana wanjye ntabwo azi se sinzanamumubwira cyane bitewe n'uburyo kinabanye. Yego, bitewe n'ibibazo bagiranye ugasanga aramuguhishe neza. Icyo uvuga nicyo rwose. Ubundi kigomba gukorwa, hagomba kurebwa inyungu z'umwana mu bibazo waba bagiranye n'umugabo, ababyeyi bombi bagirana, hagomba kwitabwaho inyungu z'umwana, best interest of the child. No kuvuga ngo wenda dufashe urugero, turahera kuri nyina w'umwana. Nyina w'umwana bitewe n'ukuntu umwana yasamwe, bitewe n'ibibazo ababyeyi bagiranye, hari igihe yisanga atwise akabyara umwana we akamutwita igihe cyose nta support ya papa ihari. Bijya ibibazo byose byo kubyara ndetse n'umwana gukura akageraho agera na 21 ise ataraza. Ibyo ni ibibazo turabyumva ko ni ibibazo bishobora gutuma mama agira uburakari, ariko mama utwumva, umubyeyi utwumva, ntabwo ibyo bibazo byagombye gutuma uwo mwana atamenya se. Ugasanga umubyeyi aravuze ati nanjye ntazigera mubona, nta postinga, ntashobora gushyiraho ifoto. Ibyo ngibyo mu by'ukuri ntabwo uhima wa mugabo, urahima umwana wawe. Ejo bundi hariho nabo usanga amubwira ati papa yarapfuye, akamubwira ibyo ngibyo, cyangwa akajya amubwira ati uyu niwe papa, cyangwa papa we sinzi aho yagiye. Hanyuma umwana yamaze kumenya ukuri, hari conflict ziba hagati yewe na nyina. Kuki wambeshye mama, kuki wambeshye? Burya ukuri kuba kuzagaragara, kuba kuzamenyekana byanze bikunze. Icyiza rero, yego ntabwo ugomba kumusobanurira ngo byagenze gutya, uramubwira ngo ni papa nguyu, hanyuma we ababyeyi bombi mukajya mukemura ibibazo byanyu by'iruhande, ariko umwana agomba kumenya inkomoko. Noneho rero ku ruhande rw'abapapa, wa mupapa we nawe ugira utya ugatera inda warangiza ukigendera, ntabwo ari byo, ntabwo ari ibintu bigezweho mu by'ukuri. Niba umubyeyi yakubwiye uwo nakwita uwo mwabyaranye umwana aje akubwira ati natwise, nk'umuntu w'umugabo ntabwo wagombye guhunga inshingano. Burya umuntu w'umugabo ahangana n'ikibazo yahuye nacyo. Gukwepa sibundi ni ikibazo, kwaguka ni ikibazo. Urumva hariho gutera inda umukobwa yarari mu rugo, yarari mu rushako, aho ngaho aba yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Ugasanga arahishe, ntabwo wahisha umwana wavutse, igihe cyose biba bizaboneka, bizamenyekana. Rero aho kugira ngo bimenyekane waragiranye ikibazo n'uwo mwabyaranye ndetse ugirana ikibazo n'umwana, umuntu w'umugabo uhangana n'ikibazo ukagikemura kuko niwe bakikururiye. Ntabwo ibi bintu byo kwihakana abana uri umuntu w'umugabo ntabwo ari byo. Nta muntu w'umugabo ahaguriye kwihakana umwana. Hari nabo tuganira ugasanga araregreta ngo iyo mbimenya, ariko ubwo ngubwo nuko ngo abonye ngo umwana amaze kwifasha, ugasanga ngo arababazwa ngo ntiyamutumiye mu bukwe. Ukumva aricyo kikubabaje, ntigeza kubona mu buzima bwawe, ukumva ko ugomba kuza ukakira ngo inkwano. Ntabwo ari byo. Hari konfuri yo kwambika ingofero yego utari umusaza, mu by'ukuri ingofero umusaza.
wa undi akaba yicaza ko ari uri buyambikwa akabona yambitswe undi. ubwo ndahita mbihuza na hari wa mubyeyi wabyaye wumva ko nawe afite uburenganzira ku mwana, hakaba n'umwana. Uburenganzira bw'umubyeyi buva he bukagarukira hehe? Buba ikibazo cyangwa se ashobora kubangamira umwana ryari? Kuko akenshi iyo ufite umwana wumva ari uwawe, ufiteho inshingano zose. Nibyo, umubyeyi afiteho inshingano zo kurera umwana, ariko niyo mpamvu tuba twicaye hano tubibutsa bwa burenganzira bwabo. Uburenganzira bwawe nk'umubyeyi bwo kumurera, bwo kumurinda ikibi, ntabwo bumubuza uburenganzira bwo kumenya inkomoko ye, ntabwo bumubuza uburenganzira bwo guhabwa izina ryiza, ntabwo bimubuza uburenganzira bwo kuba yamenya ise, akamenya abo bavukana, ibyo byose. Aho rero umubyeyi ni hahandi tubasaba ngo wiyoborwa n'uburakari bitewe n'uko umwana yatwiswe cyangwa bitewe n'uko ibibazo bagiranye, ababyeyi bombi bagiranye, ntihagire umwe utwarwa n'uburakari, kuko bwa burakari iteka bugira ingaruka kuri wa mwana, kandi iyo bugize ingaruka kuri wa mwana byanze bikunze biba nawe umubyeyi bizakugaruka. Ntabwo ari byiza kuba wicaye imbere y'umwana wawe umwisobanuraho impamvu wamubeshye kuri atari se. Ntabwo ari byiza ko wicara imbere y'umwana umwisobanuraho umubwira ngo akubaza ngo mbere hose wabaga he, wari hehe, Kicukiro na Nyarugenge byari byarakunaniye, ni wabaga hehe igihe naburaga minervare ufite amafaranga yo gupfusha ubusa, wabaga hehe igihe cyose nari ndwaye ntiwamfasha, wabaga hehe igihe mama yasitaragoringaga agoka. Ibyo ni ibibazo udashobora gusubiza igihe cyose, kandi mu by'ukuri ubu uzabibazwa niba warirengagije inshingano za kibyeyi. Twumve neza ko igihe cyose habayeho kubyara umwana, wumve ko inshingano hagomba kuvuka n'inshingano. Ntabwo ari nk'inzoka. Inzoka burya itera igikigendera. Oya, ibyo rero bitera n'ibibazo, ni nabyo bibazo usanga by'aba bana bo mu muhanda. Yego. Ese nk'aho ngaho mu gihe wenda umubyeyi w'umuntu agarutse nyuma atarujuje inshingano ze, aje asa nk'aho arimo arashaka kurenzaho, mfite uburenganzira bwo kujya kumurega, yahanwa? Guhanwa ko wenda byaterwa n'ibyaha yaba yakoze, ariko igihe cyose agaragaza avuga ngo ntabwo jyewe yirengagije inshingano z'umubyeyi, ibyo ngibyo mu buryo mbonezamubano aba agomba kugaruka agafata inshingano. Ndetse hari n'igihe urukiko rushobora kugena uburyo n'ibyatanzwe kuri wa mwana wa muntu yabyishyura, ariko ibyo ni mbonezamubano. Noneho bishobora kuba criminal ubwo ndavuga mu nshinjabyaha byaje muri RIB, iyo hari bimwe mu byaha biba byakorewe abana, wenda nibyo twahita tunajyaho. Mu byaha rero byibasiye abana cyane, ikiza ku isonga nicyo gusambanya umwana. Gusambanya umwana ni icyaha kiza ku isonga kibi, kigira ingaruka mbi. Usanga ndetse dusaba abantu ko bagomba kuba maso, buri muntu wese akumva ko afite iyo responsibility yo kuba yarwanya icyaha cyo gusambanya umwana. Umwana twavuze ni wa wundi utarageza imyaka 18, ashobora kuba umuhungu cyangwa umukobwa, ariko tuzi neza ko abana b'abakobwa aribo bibasirwa cyane, n'abahungu baribasirwa, ariko bibasirwa cyane n'ab'abakobwa. Gusambanya umwana, iki ni icyaha tugomba guhagurukira mu mpande zose, aho uhagaze hose. Itangazamakuru rigahaguruka rigafatanya n'inzego zose, ubuyobozi bw'ibanze, iki cyaha tukakirandura. Akenshi rero buriya bantu basambanya abana ntabwo ari abantu bakure, ni abantu usanga bafitanye isano, kuko umuntu wakure umwana aramwishisha, ariko bakoresha amayeri yo kubanza kumwiyegereza ngo amumenyere. Igihe rero yamaze kumenyera, yamweretse ko ari umuntu mwiza, aho ngaho niho amufatira. Babashukisha impano, babashukisha ibintu byinshi bitandukanye, ndetse turababwira ko ibihano biraremereye, imyaka 20 na 25, hariho n'aho bigera burundu. Ubwo hari n'ikindi nacyo ubona cyiza kigaragara, guhoza umwana ku nkeke. Iyo uvuze guhoza umwana ku nkeke, ni ukumuhoza, ni ukumuhahamura cyangwa kumukorera igikorwa kibi cya buri munsi. Hariho nk'abana baba bafite akabazo ko gusoba ku buriri. Urwo ni urugero, kuko hari ubwo turabishingira
ku birego tuba twakiriye ugasanga umwana aratukwa buri munsi, arakubitwa buri munsi. Hari n'abo nka Gakenke no muri Gasabo umwana bamurarazaga n'amatungo ngo kuko ngo asoba ku buriri, bakamuraranya n'amatungo. Umwana rero nawe bakamwima ibiryo ngo nk'igihano. Icyo gihe rero umwana yageze aho ava mu rugo, aragenda noneho atangira kujya yitwa inzererezi, agakubitwa ngo ni inzererezi. Uwo mwana ababyeyi babo barafashwe, ariko urebye ukuntu umubiri w'umwana wari umeze byari biteye agahinda. Ikibabaje ni iki? Ibyo byakorerwaga umwana bafite abaturanyi, quartier yose ibizi. Ese ibi bintu mwari mubizi? Ngo twari tubizi ngo uyu mwana ngo yarananiranye ngo asoba ku buriri. Umwana ananirana ate? Ahubwo ko ari mwebwe ababyeyi muba mwarananiranye. Ukumva rero n'aba baturanyi nabo baba bagomba gukurikiranwa ku cyaha cyo guhishira icyaha cy'ubugome. Aho ngaho rero byumvikane ko ari inshingano za buri muntu. Igihe cyose ubona umwana ahohoterwa nk'umuturanyi mwiza, ntugomba kubiceceka. Ntabwo ugomba kubiceceka. Guha umwana ibihano biremereye. Ibihano biremereye, hari abantu tujye tuganira akakubwira ngo kera ngo mu ishuri ngo abana basakuzaga, mwarimu yaravuga ngo mwese ngo ntawe uri bujye kuri toilette. Ari kujya kwihagarika cyangwa kwituma. Umubwire nk'icyo gihano umunsi wose ngo abana basakuje. Ibyo bishobora kugira ingaruka ku mwana mu buryo bw'imiterere y'imibiri. Pfukama, utege amaboko, ufate amabuye. Shinga umutwe, umanike amaguru. Hari n'ahandi usanga ngo bakerewe bakabashyira ku murongo, buri muntu bamukubita inkoni 5. Ugasanga aho ngaho ku kigo hari umwarimu ngo uzi gukubita. Ariyo masikise afite, ari cyazwiho ngo azi gukubita. Agahina ishati pe. Umwana utambutse akubita inkoni 5. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Gukurura umwana amatwi. Siri tukira aho ngaho, uretse ko turi mu minsi y'ikoranabuhanga, generation nshyashya, uburenganzira burazwi bwose. Ubu mu myaka yawe kera wiga, nta kosa wakoze mwarimu akaguhana kandi bikakubera isomo, ukabona n'ububyibuka uvuga uti nigeze guhanwa ndetse cyane ndababara kandi sinabikoze sinongeye. Sinkeka ko wenda kuba ntarabikoze ari ukubera inkoni, kuko hari abakubitwa bakaguma icyatumye wenda ntasubira kubikora nuko numvise ko ari icyaha, numvise ko ari bibi. Hari abana tuzi bakavuga ati inkoni ngewe narazimenyereye. Ibyo biba bivuze iki? Narazimenyereye. Iyo umwana ageze akubwira ngo inkoni narazimenyereye, mu by'ukuri ushatse wahindura umuvuno. Nta nubwo wagombye kugera kuri iki gihe. Buriya hari ukuntu umwana umuganiriza ukamuhana mu bundi buryo. Ibintu icyo bavuga ngo ibihano byose bibangamira bihahamura cyangwa bibangamira ubuzima bw'umwana. Ushobora kumbwira gute ko reka nguhe urundi rugero. Hari umugabo Bugesera twafashe, yafashe umwana we ngo kuko umwana yakoze mu nkono, afata akaboko akavumbika mu nkono karatogota, ngo kugira ngo abicukireho ngo ntazongere, kuko umwana ntiyanakongera, akaboko karashize. Umbwire nk'icyo gihano. Ugafata umwana wawe, ugafata ka kaboko ukakagumishamo kakarinda gashira. Aho barimo n'ubugome. Ko suguhana. Nyine uramubaza nk'umubyeyi ngo namuhanaga. Fata igihano n'icyaha yakoze. Kandi ubwo mwana yakoze mu nkono kuko bamwima ibiryo. Yego. Kuko bamwima ibiryo. Ubundi usibye no kuba bamukurikirana kubihana nk'ibyo ngibyo, no ugomba kumukurikirana kuba atita ku inshingano zo kugaburira umwana. Ibyo nabyo ni ibihano biremereye, babyumve. Ntabwo tuvuze ngo ababyeyi ntibahana abana babo, ariko cya gihano cyose gishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umwana ugomba kukirinda. Ubu rero hari n'ibindi bishingiye ku mirimo. Bishingiye ku mirimo ndavuga gukoresha umwana nk'imirimo ibujijwe. Nabyo biza mu byaha bikorerwa abantu. Mu mirimo ibujijwe buriya umwana hari imyaka yemerewe gukora n'ibyo yemerewe gukora. Imyaka fatizo yo gukora ubundi ni 16. Ariko umwana hagati y'imyaka 13 na 15 ashobora gutozwa imirimo runaka, ariko ni imirimo yoroheje ndetse afite umufasha. Ahangaha hari abantu usanga mu ngo bakoresha abana imirimo yo mu rugo. Ugasanga umwana ararira undi.
mu by'ukuri ntabwo biba bikwiriye igihe cyose akiri munsi ya 18 ntabwo ugomba kumureresha undi mwana. Ibyo birahari, ngira ngo abatwumva rwose babyiteho. Gusa hariho ngo n'aba bana ujya kubabaza ngo bababaza imyaka yabo ngo bakayibeshya, ngo wamubaza irangamuntu akavuga ngo yarayitaye. Mu by'ukuri ni responsibility zawe wowe ugiye kumukoresha kuba uzi imyaka iyo ugiye gukoresha. Ntabwo kuvuga ngo yarambeshye imyaka nta ndangamuntu yampaye, ntabwo byaba urwitwazo, ntibyatuma udakurikiranwa. Ariko hari nk'abana yego baba bakiri batoya, ariko bitewe n'uburyo bw'imibereho, bitewe n'uburyo bw'ubuzima bayeho, bikaba ngombwa ko akenera akazi. Iwabo bakaba banamutanga bati genda ubeho, cyangwa se afite n'abandi arera, ntafite ababarera bakuru, akeneye kubona icyo gihumbi ari bubahe. Icyo gihe nanone kumwima icyo akora kandi n'ubundi nta bushobozi afite ngo arajya kwiga afite abandi ari burera, nabwo si ukumuhohotera. Ubwo tekereza icya mbere, akazi ko mu rugo turabizi amasaha kamara, yego sibyo? Ni amasaha arenze 6. Ubundi umurimo ubujijwe ku mwana ni umurimo ubangamira uburenganzira bwe, ubuzima bwe cyangwa ubundi buryo bw'imibereho. Ubundi mu by'ukuri ntabwo akazi kabuza umwana kujya ku ishuri kagombye kujya, umwana yagombye kugahabwa. Ingingo ya 6 y'itegeko ryerekeranye imirimo itemewe ku mwana utarageza imyaka 18 ni imirimo ihungabanya imiterere y'umubiri w'umwana, imirimo ikorerwa munsi y'ubutaka. Hari abantu ujya wumva bajyana abana gucukura mu birombe, ugasanga yajyanye abana mu bisheke guhonda amabuye. Ibyo ni ibyaha bikorerwa abana bishingiye ku imirimo ikoreshwa imashini cyangwa imirimo ikorerwa ahantu hashyushye munsi y'ubutaka. Iyo mirimo rero ntabwo yemewe. Ariko iyo bavuze nk'umurimo woroheje ku mwana, ni umurimo udashobora kubangamira ubuzima, imikurire ye. Wowe uramubwira ati tuvuge genda ujye gutunda amazi, ukamuha n'umwana w'imyaka ingahe, umuhaye ijerekani ya 20, ugasanga mu by'ukuri ya jerekani iratuma ijosi rishaka gusubira mu nda. Iyo rero bavuze imirimo yoroheje, ni imirimo idashobora kubangamira ubuzima, imikurire, imyigire y'umwana cyangwa ibindi mu nyungu n'imibereho ye. Umurimo worohereje ukorwa ku masaha atarenze 6. Iryo ni itegeko, atarenze 6 ntabwo agomba kurenza. Uyu rero ni umwanya mwiza nk'uko nabivuze wo gukebura bano bantu bakoresha abana mu rugo, imirimo yo mu rugo, ngo nguriya mwana ngo n'ubundi ngo yarakeneye akazi, ngo namufashe mukora ku muhanda, akamufata akamujyana mu birombe, akamufata akajya guhonda amabuye, akajya kumwikoreza ibiti, kumukatisha ibisheke. Ntabwo uri kumufasha. Nibura wagagombye gushaka akandi kazi koroheje katari ako ngako kamubangamira. Ibi rero byose burya biba byarateguwe n'ibihano. Ibihano biba bihari. Umuntu ukoresha umwana imirimo itemewe, umukoresha ku giti cye, buriya igihano ni hagati y'imyaka 2 ndetse kujya ku myaka 5. Kuva ku myaka 2 kugera ku myaka 5 hakiyongeraho n'ihazabo hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 5. Iyo rero ari societe company, iyo icibwa amande hagati n'ubundi y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni 5. Ibi byaha rero iyo ubirebye nk'ibi byaha, imirimo ibujijwe ku bana, ntabwo abantu barayitabira. Iyo tureba mu mibare usanga nko mu 2018 n'abantu 2 bakurikiranwe, 19, 20, 14, 21, 16. Abantu baracyabihishira. Abantu ntabwo bari bumva ko ari ikibazo. Turasaba rero ko abantu babyitabira, ndetse abantu bafite amasosiyete kubyitaho, kuko mwumvise ko ibihano biremereye. Igihe cyose ushobora kubigwamo, ugafatwa, ugakurikiranwa, ndetse kuguca miliyoni 5 ntabwo aba ari igihano gitoya. Gufungwa hagati y'imyaka 2 n'5 ntabwo aba ari igihe gitoya. Ibi rero ibyo tumaze kuvuga biratuganisha kumva ko buri muntu wese afite inshingano zo kurinda umwana. Inshingano zifitwe n'ababyeyi, inshingano zifitwe n'abaturanyi, zifitwe na buri muntu wese. Ababyeyi
nibo ba mbere bafite inshingano zo kwita ku mwana wabo duhereye kuri bwa burenganzira twavuze. Niba bavuze ngo umwana afite uburenganzira ahabwa n'itegeko bwo kubaho, ntabwo ari ukubaho ngo agatima gatera gusa, ntabwo ari ukubaho ngo agatima gatera, ni ukubaho nk'umwana ukagaburirwa, ukambikwa, ugakorerwa ibindi byose ndetse no kujyanwa mu ishuri. Ababyeyi nibo bafite inshingano. Noneho rero n'ubuyobozi buriya bufite inshingano ndetse n'abaturanyi, abayobozi b'ibanze bafite inshingano zo kuba nabo bagomba kumenya aho batuye, aho bayobora, uburenganzira bw'abana uburyo bwubahirijwe. Twavuze kuri kiriya cyaha cyo gusambanya umwana, turavuga guhoza umwana ku nkeke, kumuha ibihano biremereye. Ibyo byose ni ibintu biba bikorwa, abantu bakabibona bagaceceka. Buri muntu wese rero yumvishe ko ari inshingano ze, ari inshingano zo kuba yarwanya iki cyaha, umwana wacu agakura muri sosiyete itunganye. Kuko byanze bikunze abana iyo badatojwe umuco mwiza, badafashwe neza, birangira nabo hari ingaruka zibagezeho. Ni n'umwanya mwiza rero noneho wo kuvuga kuri aba bantu bakoresha abana muri za filime. Hariho filime usanga zifite tendanse yo kuganisha abana muri bya bikorwa byishimisha mubiri bishingiye ku gitsina. Turabihanangirije. Hariho abantu bababonyemo kubakinisha komedi zibaganisha kuri bya bintu byishimisha mubiri, ntabwo ari byo rwose. Umwana niyubahwe, umwana ni umutware nka ya ndirimbo. Ntabwo ugomba kumugira source, ntabwo ugomba kumwexploita. Ni umwana. Ese buri wagiye kumukinisha biriya bintu, wari wabanje gusaba uburenganzira ababyeyi? Ndetse ababyeyi nabo nubwo baguha uburenganzira, ntabwo bafite uburenganzira bwo kuba bakwemera ko wa mwana akinishwa bya bintu y'amafilime aganisha kwishimisha mubiri. Kirazira kwereka umwana y'amashusho, pornography. Kirazira, ni ibyaha bihanwa n'amategeko. Ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi agafoto munsi kanditseho ngo kirazira guha umwana inzoga umubwira ngo tazabimbwa. Ariko nanone birumvikanisha ko n'ubu bikoze ntabwo bazi imikurire y'umwana n'uwari gukinishaho inzoga ku kiyiko. Tugaruke gato, yenda n'ubwo ibingibi ngiye kubaza ari matière civile, ariko bireba uburenganzira bw'umwana, kujya impaka kuri bugirira umwana akamaro. Ku mwana bari kumwirukana ku ishuri kandi ukaba nta minerval uri kuduhereza, ubwo urabona utumariye iki? Ibyo bikavugwa n'umwe mu babyeyi, we akabivuga rimwe na rimwe yirengagije ko afite inshingano ku mwana mu kumurera. Turebe gato aho umwana icyo gihe uburenganzira bwe bupfira. Ababyeyi bombi bamufiteho inshingano kujya impaka ku mwana mu bijyanye no kumurera, kumukuza, kumugaburira, kumuvuza, byose. Ibintu mubivuga hiki? Mu by'ukuri ntabwo izampaka, akenshi izampaka niho usanga bwa burenganzira bw'umwana bwangirika. Yego. Zampaka ninde ukora iki, ninde ukora iki? Mwagombye kumva ko kuzuza bwa burenganzira bw'umwana buri muntu afite uruhare 50%, undi 50%. Niba jewe hari icyo mukorera, nawe hari icyo ugomba kumukorera. Bien sûr, hariho uba ufite umwaye kurusha ubundi. Ibyo ntabwo byakubuza we nk'umubyeyi kuba warenzaho. Niba umwe yamusigarana akamwitaho akamukura ku ishuri, nawe kwishyura minervale ntabwo byagombye kuba ikibazo. Ako gaterera nzamba hagati y'ababyeyi niko tubwira abantu ko bagomba kukirinda, kuko byanze bikunze bigira ingaruka ku mwana, bigira mu mikurire ye, mu mibereho ye. Hariho n'abasiganira kumwishyura minervale bikarangira ishuri ritaye. Yego rwose. Ibyo ngibyo rwose nakubwira ko uri umubyeyi gito. Waba uri umubyeyi gito ufite amafaranga hariya, uri gupfusha ubusa umwana wawe akareka ishuri kubera ngo ibibazo ufite nyina. Ntabwo uri guhima nyina. Ugasanga hariho n'umuntu uje uza kuburana rwose ngo ntabwo indezo nayitanga, ngo indezo ashaka ngo niyimutunga. Yego rwose. Ugasanga ibyo byabaye skize. Ntabwo ari byo. Tanga indezo umwana arerwe. Ntabwo ngo uri kunyaka menshi ngo kugira ngo ajye abona yasagura. Ibyo ntabwo byagombye kuba ikibazo. Wowe yatange
kubw'inyungu z'umwana wawe. icyo gihe navuga ngo indezo ibarwa hashingiwe ku ki? Ubu indezo ni urukiko ruyigena, of course rukarebera rugashingira na mikoro yawe. Ntabwo bajya kuvuga ngo ujye utanga 200,000 ku kwezi, wowe ayo winjiza ku kwezi ari 50,000. Bagenda bashingira ku bijyanye nawe ubwawe amikoro ufite n'icyo winjiza. Hariho ariko n'abantu nyine bahisha amikoro yabo ngo badacibwa menshi, mu by'ukuri ntabwo ari byo. Nta kwinvestisa kwiza nko kwinvestisa mu bana bawe, bizagutera ishema igihe uzaba wicaye ubona umwana wawe yararenze aho uri. Niba ufite inzu umwe we afite 5, niba warize primaire we yarize kugera muri kaminuza, icyo nicyo ndakeka ko ari cyo buri umubyeyi wese aba yifuza. Wigeze kuvuga gukomoza ku nzoga, nubwo bamwe babishyizemo urwenya, ariko buri hari isomo kirazira guha umwana inzoga cyangwa itabi. Hari ibyo bavugaga guha umwana mu giturage asomeshaho ngo aracurika inzoka, cyangwa ngo somaho ngo utazaba imbwa sha, urya unywa inzoga utazaba. Mu by'ukuri bira ni ibyaha, ni ibyaha. Ntabwo kandi iyo bavuze guha umwana inzoga ntabwo ari ukuvuga ngo asinde. Intama imwe irahagije, wamuhaye inzoga, noneho rero ugiye no kumuha itabi, ubwo ngubwo uba ukora ibyaha. Bya bintu rero ngo umwana n'unywa inzoga ngo yinywa utazaba imbwa, ntabwo ari byo, bira ni ibyaha. Uba wishora mu byaha kandi biri bukugireho ingaruka. Hariho n'ibindi byaha bikorerwa abana, navuze kwihekura, guha umwana inzoga, guta cyangwa gutererana umwana. Hariho gushora umwana mu busabirizi, kwanga gutanga umwana, kwambura umwana ababyeyi be cyangwa abamurera, gushora umwana mu bikorwa bya siporo bibangamira ubuzima bwe. Nuko umwana buri hari siporo aba yemerewe gukora, hari na siporo zirenze zimubangamira kubw'imikurire ye. Kwirengagiza inshingano z'umubyeyi cyangwa umwishingizi. Mu by'ukuri ibi ni ibyaha bikorerwa abana kandi bihanwa. Kwirengagiza inshingano za kibyeyi, ndavuga zo kuba umwana agomba kugaburirwa, kwambikwa, kujyanwa ku ishuri, kurerwa, kuvuzwa, biriya byose. Ibi ngibi ni ibyaha nabyo bikurikiranwa. Navuze ibyo kwereka umwana amashusho yerekeranye n'ishimishamubiri. Ibi ni ibyaha abantu bagomba kwirinda. Hari ibyo umuco mbere watoreraga warenzaga, ariko ubu ngubu ntabwo amategeko agomba gukurikizwa uko ari. Ese muri kwa kudaceceka no kwa kuvuga icyaha bya buri muntu, akenshi umuntu apasa rimwe na rimwe usanga ibibera mu rugo rw'umuntu ari iby'umuryango, niyo bibonye uceceka. Nzajya kuvuga nte kanaka ko afata umwana we nabi, kandi rimwe na rimwe mu muco nyarwanda tumenyereye ko nyine umwana urusha umubyeyi imbabazi ngo abashaka uwo muco ntabwo ari wo. Ntabwo ubundi we nk'umuturanyi ashobora no kukugira umusazi ati umwana n'uwanjye. Nibyo, umwana n'uwawe, ariko n'uw'igihugu n'uw'umuryango. Wamukubita wamufata uko wishakiye se ngo n'uwawe, ntibishoboka. Aho ngaho warumbaje ikibazo uburyo watanga amakuru. Hariho ushaka gutanga amakuru ngo atiteranya n'abaturanyi. Ibyo turabyumvikana. Hari umurongo 116 utabariza umwana, 166 uhamagara RIB. Ushobora no kujya kuri website ya RIB ukandikaho, hariho email ukatwandikira ati ahantu ntuye aha n'aha hari umuturanyi wanjye uhoza umwana we ku nkeke, amuraza hanze, mukorera ibi ngibi. Ndabasabye ntimuzigere muvuga ko ari byo bahaye amakuru, tuzakubikira ibanga. Nubwo utanabidusaba tuzakubikira ibanga, kuko ni inshingano zacu. Kandi dufite uburyo bwinshi twabonamo amakuru. Nta nubwo uriya aje afashwe koko tugasanga ahohotera umwana, ntabwo yatubaza ngo twabibwiwe nani. Ubwo burenganzira ntabwo afite. Ariko icyo nshaka kuvuga, wibyihererana ngo wikwanga kwiteranya n'umuturanyi, hari uburenganzira bw'umwana. Ese ubwo ko hariho abo birangira banapfuye, ubwo wowe umutimanama wawe wazibabarira utaratabarije umwana? Ni kimwe nuko ubwo ni kimwe n'amakimbirane yo mu rugo byose, ukumva abantu barara barwana, bakubitana, bameranye nabi. Umudamu mu gitondo mwabyuka mwahurira hanze, wamaze ati wabaye iki hano, ngo nase ku idirishya, kandi wowe urabizi ko induru warayizumva, ukicecekera ngo ni iby'abariya n'ubuzima bwabo. Oya, ni ukuri hamagara 166 cyangwa se wandikire email. Uru rugo duturanye
aba bantu bameranye nabi rwose ni mutabare. urakoze. Reka tuvuge gato ku gutorokana abana. Gutorokana abana, uwo mwashakanye akabafata ntumenye aho yaciye. Ibi bintu biravugwa mu Rwanda. Niba mujya mubyumva, ni ubuhe butumwa mwabwira ababyisangamo cyangwa se ababitekereza? Ubundi nibyo, umubyeyi wese afite uburenganzira 50% ku mwana we, 50% ku mwana we. Ariko hari igihe umwana aba akeneye nyina. Umwana igihe cyose yonka ntabwo agomba gutandukanywa na nyina. Igihe cyose yonka urumva kumukura kuri nyina ukajya kumujyana kwa se ntazamwonsa, cyangwa agiye kumushyira kuri za fomira zitemewe, kandi umwana aba agomba konka igihe rwose, nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibidutoza. Sinzi ko kuba yamusohokana igihugu byo ntibyakwemera. Kumusohokana igihugu adafite akoro y'ababyeyi bombi, ntabwo umubyeyi umwe yamusohokana. Ariko kuba yamukura mu karere kamwe akamujyana mu kandi birashoboka. Ariko ibyo byose biterwa n'ukuntu ni amakimbirane. Niba jyewe narabyaye, uriya mu mama yarabyaye umwana wenyine akamurera wenyine, papa nawe akumva ko ngo agomba kuza gusa kureba, mu by'ukuri ntabwo icyo ari cyo kiba kigomba. Uba ugomba kugaragaza inshingano z'umubyeyi. Ushobora no kwibaza impamvu adashaka ko amumenya. Impamvu adashaka kumumenya ni ukubera uko witwaye. Rero wowe gerageza uko warepara, wasubiranya amakosa wakoze, musubirane, kuko izo ngaruka nizo, ibyo byose byo kwirirwa umwana azererezwa, ajyanwa hehe hasi yihisha, ibyo nizo ngaruka tugomba kwirinda. Niba wabyaranye n'umugore runaka, fata responsibility nk'umubyeyi, umwana umwiteho kuko niwe wamubyaye. Ndetse burya umwana si byiza ko yazana kubaza cya kibazo kibabaza ababyeyi bamwe. Niba udashoboye kunkorera ibi, wambyariye iki? Ntabwo ari byo. Ariko burya umwana ujya, simvuga ngo hagire umwana ubibaza, ariko ujya kubibaza hari impamvu biba byateye, kandi akenshi bituruka ku babyeyi. Ntabwo ari byiza ko nk'umupapa umwana wawe yakubaza ati wabaga hehe? Igihe naburaraga wabaga he? Ko amafaranga utari uyabuze? Igihe nananiwe kujya ku ishuri wabaga hehe? Igihe narwaye nkaburumvuza wabaga hehe? Ntabwo ari byo pe. Ntabwo bikwiriye umuntu ugomba kwitwa umubyeyi. Ibihano birahari, turasaba ko abantu nabo batanga amakuru, uburenganzira bw'umwana bukubahirizwa nk'uko amategeko abiteganya. Hari amategeko, hari n'uburenganzira, ariko hari n'imyaka umwana ageramo bitewe n'imyaka afite n'amaraso ashyushye afite. Aracyari umwana, umuryango na sosiyete bikamwita umwana wananiranye bitewe n'imyitwarire. Icyo gihe hari umwana ujya unanirana imbere y'amategeko, hari umwana unanirana. Buriya byose biba bifite imvano. Hariho umwana nibyo ushobora, ubwo turavuga iyo turakoresha ijambo umwana kuko tuvuga uri munsi ya 18. Buriya nta mwana unanirana. Hari uburyo bwose ushobora wowe gukora nk'umubyeyi ukamwitaho, ukamubuza bya bintu. Buriya ajya kunanirana kuko hari ahantu wowe mubyeyi utakoze neza. Hari aho warangaye, abandi baprofita cya cyuho. Hari aho warangaye, umwana nubwo yakora amakosa aragororwa. Iyo umubyeyi iteka muhozaho ijisho, ntabwo ariko tuvuga ngo kwa kumuhozaho ijisho nawe umubuze guhumeka. Hari uburyo ugomba kwitwara, hari uburyo nawe iyo witwaye nabi usanga umwana waramugize igikange, nkazangiro nahoze mbaha, kavuga ati njyewe inkoni narazimenyereye, ndatinda nkora ibyo nshaka, nintaha barankubita narazimenyereye. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo wowe washyize ingufu mu kumwigisha ububi bw'icyaha, ahubwo wowe washatse ko ububi bw'icyaha bwumvishwa n'inkoni n'igihano. Iyo rero ushatse ko ngo umwana yumva ububi bw'icyaha ukoresheje inkoni cyangwa ibihano biremereye, ageraho akaba igikuke, akaba igikange, akabimenyera, akayavuga ati reka twikoreye ibi ngibi n'ubundi ndataha bankubite narazimenyereye.
reka dushimire umuvugizi wa RIB by'umwihariko uburenganzira bw'umwana tuba twumvishe mu buryo butandukanye ibibujijwe ndetse n'ibyo usabwa kugira ngo umwana dukomeze kumubungabungira ubuzima. Sinzi niba hari ubutumwa mufite mu gusoza. Ubutumwa dufite nta bundi nuko abantu buri muntu wese afata inshingano ze. Umubyeyi ni wa mbere ufite inshingano zo kubahiriza uburenganzira bw'umwana, zo kumurinda ibibi byose. Sosiyete aho atuye, quartier, ubuyobozi bw'ibanze, buri muntu wese nawe afite inshingano zo kuba bagomba kugira uruhare rwabo. Ikindi nibutsa urubyiruko, uyu munsi tariki 14 z'ukwa kabiri ni umunsi witwa umunsi w'abakundanye, Saint Valentin. Turabasaba ko batitiranya gukundana n'ubusambanyi. Ejo bundi nyuma y'itariki imwe utazisanga wagiye mu ibibazo byo gufungwa, undi nawe atazajya mu bibazo byo kuba yatewe inda. Rubyiruko, bana b'u Rwanda, turabasaba ko uyu munsi muwitondera n'indi minsi yose, mureke kwitiranya ibintu. Murakoze cyane. Arakoze. N'umuvugizi wa RIB ni Murangira Thierry.